Chu. Qual é a feia? Tem. Suzaninha. Água no fundo. Passou hoje? Água no fundo. Conheci. Araquara. Olha, Nhanza. Conheci a Nhanza. Água no fundo. Ah, kubanza usuzi ibindi turabivuga nawe asubiza nabi. Meze neza se? Mbese ko iki wa Nyanza? Araquara. Ko iki wa Nyanza nyine? Abonye bitava mu Ibiki? Ibihe? niboneye undi nyine. Nabonye undi. Utabimbwiye kera se mwana? Ari bubikubwira nuko narabuze aho nkubona. Ntabwo wabinkora mwana. Suzi ko rero nkunda wenyine? Ndabizi ariko nyine narabigukora. Ese kuki ushaka kubinkora? Basi ugiye mbabazi? Ari we wambira waba ubabaye. Mwana basi wageze kugira ibyo cyane ni puraka mwana. Hafi ntabwo ari we wambira waba ubabaye. Ese kubinkora se? Ni puraka se? Wapi? Nese mambwira sibyo? Reka ngubaze ikintu kimwe. Niki kintu kibi wenda naragukorera ku buryo uhita umbwira gutya? Kiye ko nakweretse urukundo rwanjye ngo umutima wanjye wose ako nyumvira nk'ibintu uri kumbwira. Basi ugiye mbabaze? None se ubwo nawe nyumvira. Intego ni iyi. Nzabona undi. Ko nari siporo cyose yanjye. Basi binkora sibyo? Kuko niwe nahisemo n'umutima wanjye wishimiye. Ni muri byo. Kenda gusabye. Ndagusabye. Mwana mumeze bite? Sawa. Ese ubwo rene. Oya, uyu ndo magaranya ngani. Wowe ndi buto. Ndi kubona ntamuzi. Nka best. Nka best cyangwa nishaye wawe. Ni best. Kamba bare ntumbeshe mbwiza ukuri. Urinde mwana. Mwana ni nishaye wawe. Nishaye wawe ya. Kuva ryari? Ni kera. Nese ubwo uri kutubaza ibyo. Nishaye wanjye tumaranye imyaka ibiri. Tumaranye imyaka? Ibiri. None ubwo ubiko. Nakundishira wowe nguyu sigiriseri cyangwa Ari sheri wanjye. What? Ari sheri wanjye. Banyihakanye? Mu bana? Mani boy. Kandi murakundana? Uyu ni sheri wanjye. Kari kukuyakana nuko mbonye se? Hafi ntabwo mukunda. SMS zose nyandikira. Nanjye ngo ni sheri wanjye urumva je tumaranye amezi abiri. Amezi abiri? Nako sinibaza kuntu aka kanya mise musangana n'undi. Je kumbwira uyu musisi. Tumaranye imyaka ibiri. Mukundana we imyaka ibiri dukundana. Ni ya mbere twanje kuba inshuti. Noneho ibaze nayo imyaka ibiri mwebwe muranye. Usimbwe amezi abiri? Ni amezi abiri tumaranye njyewe. Okay, noneho kandi abambwira ngo arankunda message za buri munsi amamagara. Be kuki bikora? Aba ni sheri wawe. Wase kubinkora. Ko mvuga ko rero mahitamo yanjye. None se njyewe basi njyewe basuranyemera buranyemera njyewe. Hanyuma si ngwimo kamuhagaranye mu nyine mu buhi buri nyeke ngende kukubaza. Hafi ntabwo mwemera. Ntabwo mwemera. Basi binkora sibyo? Man boy. Basi tubikore gute? Genda mukunda. Kandi nawe arabizi. Kandi nawe arankunda ahubwo sinzi ukuntu mwabikora ariko burangiye buriya ntago ndabyumva n'uko mbasanganye hano njyewe. Oya, basi watse kubinkora man. Wakwemeye ko umukunda? Magenda gukunda. Wakwemeye. Basi ntosone. Basi nyumva, unyuve ko. Basi ko nagaye. Hafi ndakwanga. Sita barabeshya we. Unanjye bumbeshe ngo urankunda uri kuhagararanye n'abantu hano mu muhanda. Niba dukundanye amezi imyaka ibiri. Ambwira ko nkunda. Wenda mbeshya sibyo? Akanyereka ko nkunda. We mukundanye amezi abiri. Sibyo? Ubwo ngubwo niba nakikora ko gukunda cyaguharaye. Usoma mwumva se? Nawe ubwo wenda. Nase ubwo nimba kwanza muranye imyaka hanyuma ngiye bigiye bizarangira gute? Twaremeranyije ko tuzabana. None we ko ntakintu kubivugaho. Jewe banza umbwire banza umusobanurire. Urukundo rwa ruteye rute ku buryo ukundana n'uyu nguyu nanjye kambwira ngo urankunda. Sanganye hano se. Mwumvishije record tware tuvuganye. Jewe phone yanjye ikunda gufata record. Mwumvishe amagambo yambwiye yonyine. Nayo yagutera agenda nawe ukagira nimo. Sha mane no musitari ndabona nta gahunda afite mane. Ndabona nta gahunda afite pe.
ndabona ntazi ibyiwe ndi rwose umuntu ahagaze mu muhanda kumwe n'abandi badama wowe ko nacangaza njyewe mbese mwe muravugana ikinyemagaranya ahangaha nyine kandi ubwo umuntu agumukunda kandi avuga ko muranye imyaka 2 muramubeshya gase tumaze imyaka 2 mbese imyaka 2 mbese nihangana boy yabibaho sibyo ubwo nyine niba wenda niba narivanze wenda sinzi ubu ngubu nta nubwo nabyumva sinzi niba munamaranye amezi 2 yonyine nk'uko ari kubivuga urumva ntabwo mbizi sibyo gusa icyo nakubwira siko mbona wababaye nyine wowe warakaye nababaye imana sibyo ibaze gukunda n'umuntu imyaka 2 urumva amagambo mwavuganye iki n'icyo ibyo byose babimubwiye ibintu byose ndabimwa nta kintu ambaza ngo nyibure sibyo nicyo nafite ubushobozi navuga ati ntabwo nyifite ubushobozi ariko nicyo mfite ubushobozi mbashije kuba nabona ndakimuha sibyo kandi nawe ntabwo ajya nerera kuko sinzi ikintu kibaye muri aya kazi ibintu mumaranye iyo myaka ubu ngiye tumaranye amezi byagenda nyine icyo nakubwira cyo ni kimwe sibyo wenda tuzahora n'ahandi ntabwo ugiye napfa n'umukobwa n'umuntu sibyo ubwo niba atari uwanjye ya ubwo nyine naribirekanye kigaragara ariko cyo cyarabeshya mwana kigaragara cyo cyarabeshya kuko nta kuragira nimba umuntu akwihakanye niyo mwakundanye imbere njye narinje nyuma ubwo ngubwo impamvu gukatiye gwasanga rukambonye nawe nabona ndi mujama nawe base hari icyo ushinze agiye nakoze kibi ntacyo uri uravuga ati mbonye undi wenda gukatiye njyewe nyine reka mvuye moto cyane ntabwo biba byoroshye sinzi gusa abasista bateye babana mezi nuko fone yanjye imicaginze hano ubwo umaye nimero wenda twazahura n'ahandi urumva niba duhujwe n'uyu nguyu wenda nubwo atari mu bintu byiza wenda tukabona n'ahandi duhurira twanahura mwana kuko ibintu biba bikubaye mba mbibonye ariko nanjye urumva ni njyewe biba bitegereje nanjye kugira ngo si ubibona nyine gusa nyine ntabiganje nanjye ari guhunda wabaye ntumbone ngo ariko nta n'ibidanje ibi bibaho mu buzima sibyo gusa nyine imana irambabaje cyane danje nyine ariko ubu ngubu se mwana ubu turabyifata mu mutwe ubu ngubu mwana we ntabwo ahubwo ugeragere ku bintu nk'ibyo ngibyo wowe urafata abantu ukabirirwa ubatenda ukabirirwa ubeshya abantu abeshya uyu nguyu mwana wasanga afite nk'abasore bajya nko muri 5 akundana nabo bonyine se ibasa niba nkatiye tumaranye imyaka 2 ukangura abo rero wamutite uyu musitse reka tumuhorere twese jewe ubu ngubu ninza kamufu jewe burandi unakuye umva nyine ubwo sitaye man twigane nawe gusa nyine man ntabwo ari sawa oya nagende man ukwirirwa ubeshya abantu urafata abantu b'abagabo ntabwo ari byiza kandi ukabona babeshya ngo